yigisha abantu bafite amagara mazima. Niyo mpamvu ubu tugiye kurebana no gukira k'uburwayi, gusengera abarwayi, nicyo tugiye kurebaho. Noneho niturangiza tumenye ko nta ndwara n'imwe ubundi idakira, kuko Yesu Kristo afite byose muri we, afite imbaraga, yaremye byose, ashyira n'ibimera ku isi bigomba gukiza umuntu indwara yaba arwaye yose, aramutse yumviye neza amategeko y'ubuzima. Twinjirane neza mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe nanone, umugabane wa 3, ni mu cigwa cya 36, ikivuga ngo Ellen White no gusengera abarwayi. Abantu bamwe rero babajije iki kibazo kigira kiti, mbese Ellen White yigeze akiza abarwayi? Nawe yarasubije ati oya. Akenshi umuvandimwe wanyu Ellen White yagiye ahamagarirwa gusengera abarwayi no kubasiga amavuta mu izina ry'umwami Yesu, kandi ari kumwe n'abo barwayi yagiye abasabira gusohorezwa isezerano rivuga ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, bivuge ngo urasaba no kwizera, kandi umurwayi agasenga rwose iri sengesho rikamugirira umumaro. Nta mbaraga y'umuntu yakiza umurwayi, ntabwo bibaho. Nta mbaraga y'umuntu yakiza umurwayi, ariko binyuze mu isengesho risenganwe kwizera, umuganga ukomeye yasohoreza isezerano rye abiyambaje izina rye. Nta mbaraga z'umuntu zishobora kubabarira icyaha cyangwa gukiza umunyabyaha. Nta muntu n'umwe ushobora gukora ibyo uretse Kristo wenyine, we muganga w'umunyampuhwe uvura umubiri n'ubugingo. Akenshi nagiye ngira amahirwe yo gusengera abarwayi. Ibi twagombye kubikora kenshi kurenza uko tubikora. Yaba mu mavuriro n'ibitaro byacu hasengerwa amasengesho asumbyeho. Aha ndavuga iyo mvuze nko mu bitaro n'amavuriro yacu, mba mvuga ibitaro by'abadivantiste n'ibigo by'abadivantiste n'amavuriro yabo uko bajya babigira. Asumbuyeho dusabira gukira kw'abarwayi, imbaraga ikomeye y'umuganga mukuru ari we Yesu yagaragara. Abandi bantu benshi bahabwa imbaraga n'umugisha, kandi n'izindi ndwara nyinshi z'ibikatu zakira. Indwara z'ibikatu nyinshi zakira. Abantu bihebye ngo ntibakira rwose, ibi bintu bikozwe neza bakira. Imbaraga za Kristo zo gukiza indwara zagiye zishurwa mu bihe byashize mu buryo bugaragara rwose. Mbere y'uko tugira umugisha wo kubaka ibigo, abarwayi bashoboraga kugana bakahabonera ubufasha ku bw'umubabaro babaga bafite. Kubwo ku bitaro, mu bwitonzi no gusengana umwete twizeye Imana, twabashije gufasha abari barwaye mu buryo byasaga naho nta cyizere na gike bari bafite cyo gukira, maze babisohokamo amahoro. Muri icyo gihe Uwiteka ararikira abarwayi bababazwa kumwizera. Wewe uri kubabazwa n'umubiri, nta wundi muntu ugomba kwizera, ugomba kwizera Uwiteka, kuko nicyo Uwiteka ararikira abarwayi. Icyo umuntu akeneye giha Imana akito ko gukora. Iyo turebye muri Mariko, yari umuganga, uyu nawe hari uko ndaje tuhasome mu kanya kugira ngo tubisobanure neza, kamanzi masomere. Mu buvuzi bwose duha abarwayi dukwiriye gusenga isengesho ryoherejwe rivuye ku mutima, risaba umugisha wo gukira indwara. Tugomba kwereka abarwayi umukiza w'umunyampuhwe. Umukiza w'umunyampuhwe ni Yesu, ntabwo twe dukiza abarwayi. Kandi tukabereka n'imbaraga afite zo kubabarira ibyaha no gukiza indwara. Bashobora guhemburwa bagakira binyuze mu mbabazi ze zuje ubuntu. Ababazwa nimubere ku muvuzi wabo uri mu bikari byo mu ijuru, nimubabwire ko Kristo azakiza abarwayi nibaramuka bihannye kandi bakareka kwica amategeko y'Imana. Ariko ubundi indwara ni ingaruka z'icyaha no kwica amategeko y'Imana. Hariho umukiza uzagaragariza mu mavuriro n'ibitaro byacu kugira ngo akize abazamwiyegurira. Abarwayi bashobora gufatanya namwe mu isengesho
bakatura ibyaha byabo kandi bagakira, bakakira imbabazi za Kristo. Kristo niwe ukiza indwara, ntabwo Ellen White yigeze avuga ko akiza abarwayi. Mu byabaye byose Kristo niwe wagiye ukiza abarwayi, kandi Kristo mu minsi y'umurimo we ku isi niwe wazuye abapfuye. Kristo niwe wakoreraga ibikomeye byose mu murimo w'abagaragu be. Uyu Kristo niwe ukwiriye kwiringirwa no kwizerwa. Umugisha we uba ku byo bukoreshwa ngo abeho no guhemburwa n'ubuzima uzazana kugera ku ntsinzi. Kristo yishimira kugaragariza impuhwe ze inyokomuntu ibabazwa. Kristo niwe uha abarwayi gukira, kandi abaganga bagomba kumuha ikuzo ku bw'imirimo itangaza yakoze. Mbere rero yuko dusoza, kambwira abantu bafite ikibazo cyo gusoba bakababara ko bashobora gufata umusatsi w'ibigori wuzuye imbaraga y'Imana ikiza. Bamara gufata umusatsi w'ibigori bakawutogosa mu mazi bawuvanze n'urwiri, maze bakajya banywa ayo mazi. Aba bantu rwose iyo ndwara yo gusoba bakababara irahita ikira. Kandi ndagira ngo mbabwire ko imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe, yifatanya n'umuntu wese wemera gusenga akatura ibyaha bye ndetse maze agakira, kuko Yesu yasize mu byaremwe byose imbaraga y'ikiza. Si twe dukiza, ahubwo ibyo Imana yaremye byuzuyemo imbaraga itangaje ikiza. Satani rero ntabwo ashaka ko abantu bamenya imbaraga y'Imana ikiza ikorera mu byaremwe. Fata umusatsi w'ibigori, ufate urwiri, bicanire bishe bitogote, yungurura, nywa agakombe kamwe k'amazi gatoya, ubundi andi uyavanye n'andi ujye uyicaramo, ubikore kugeza ukize. Weho ujya gusohoka ukababara, wowe ufite infection urineri, nawe ufite ibindi bibazo, weho urwaye umugongo, uyu ni umuti nkubwiye wuzuye imbaraga y'Imana ikiza. Mu izina rya Yesu kadusenge. Mwami Imana, duhe ubushobozi bwo kumenya no gusobanukirwa iby'inzira yawe, duhe kwihana ibyaha byacu byatewe n'icyaha, duhe Mwami Imana kubabarirwa, kandi uduhe imbaraga yawe, ubane natwe mu izina rya Yesu, amen.